Mwaramutse bene data, Kristo Yesu nashimwe. Mwene so Ernest ugusuhuza. Dushima Imana ko iduhaye igitondo cyiza, dushima Imana ko iduhaye umunsi mwiza ngo tuvuge izina ryayo. Ikiganiro ni cya kindi, ni umutsima wa buri munsi, aho tuganira ku ijambo ry'Imana tukibyuka, tukirirwa turi mu mwuka wo gusenga, tukirirwa turi mu mwuka wo kubana n'Imana. Nguhaye karibu mu ijambo ry'Imana, nguhaye karibu mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo umwuka wera ni fear fighter, atumara ubwoba. Fear bisobanura ubwoba, fighter bikavuga kuburwanya. Ngiki icyo nkundira umwuka wera uri mu muntu, nuko amumaramo ubwoba. Ukibaza utese ubwoba bushira mu muntu gute? Bikozwe na mwuka wera. Mwuka wera ni shefu w'ubutasi, ni shefu w'amakuru. Mwuka wera afite ubushobozi bwo kwicara mu nama utarimo, akamenya ibyo ivuga, akamenya amakuru ayiberamo, akaza akakumenyesha. Mwuka wera afite ubushobozi bwo kukumenyesha aho uziga, aho uzakora, uko uzabaho. Afite ubushobozi bwo kurwanya indwara zaguhigaga. Umwuka wera ubu bushobozi ajya bugira. Tugiye kuganira, nkubwire ukuntu amara ubwoba, akamara agahinda, akamara umubabaro, agatanga amakuru, akakubwira icyo uzarya, akakubwira uwo uzabyara n'igitsina afite, akakubwira ibintu ekogarafi itamenya, akakubwira ibintu abadogiteri bananiwe. Umwuka wera arakomeye. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro, aho tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 6 ku murongo wa 17. Ni karibu, fata Bibiliya yawe dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 6 umurongo wa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze, muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba. Abona umusozi wuzuye amafarasi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Turasubiramo. Nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze, muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarasi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Akira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kubwira ijambo ritwinjije mu nsanganyamatsiko y'iki gitondo ivuga ngo umwuka wera ni fire fighter. Ikintu rero Uwiteka Imana adusaba mu buzima bwa buri munsi ni ukwemerera mwuka wera akatuyobora. Ukibaza uti rero mwuka wera ayobora umuntu ate? Mwuka wera avugana n'umuntu ate? Uyu ni Elisa wari usanzwe mbere ari umuhinzi, ari umukungu, akora mu mirima, ariko umwuka wera aza kumuhamagara. Ubwo Eliya yagendaga, tuzagira igihe cyo kubiganiraho, kugenda kwa Eliya mu ngendo ze, aza gukoreshwa n'Imana, bituma Elisa nawe agira umuhamagaro. Eliya amaze kujyanwa mu ijuru muri serwakira, Elisa agasigarana 2 z'umugabane we, nibwo yaje gutangira umurimo w'ubuhanuzi. Yemerera mwuka wera aramukoresha, yemerera umuhamagaro w'umwuka wera. Elisa birangira ahindutse igikoresho cy'Imana. Iyo wemereye mwuka wera akagukoresha, ukemera umuhamagaro wa mwuka wera, uhinduka igikoresho cy'Imana. Imana ishimwe. Aha rero niho
Bibiliya itubwira ko yaje kugira nawe umuhungu witwa Gihazi babanaga cyangwa se umugaragu, ariko ejo nakuganirije ukuntu umuntu iyo atarafatwa n'umwuka wera ngo amuhindure aba ameze nk'ikijumba cyapfubye, aba ameze nk'umuntu udashyitse, ubuzima bwe budashyitse, kwizera kwe kudashyitse, atuzuye, nta mwuka w'ubutegetsi, nta kwizera, akaje kose abona apfuye, nta maso y'umwuka wera agira. Iyo utarapfa ku maso y'umubiri ntabwo ugirayo umwuka wera. Amaso akireba ijipo ngufi akumva yaziruka inyuma, amaso akirerekera ubusinzi n'ubuhehesi n'ibindi no kwiba no kwica, ntabwo umwuka wera yakoreramo. Amaso nayo adasenga aretse ibyo, ariko ntasenga, biragoye ko umwuka wera ayakoreramo. Aha rero niho umuntu aba akigira ubwoba ngo turapfuye, turashize, urwaye umutwe, ndapfuye, imodoka ihengamye gato murimo mugenda nta n'ikibaye, turapfuye, mudutabare. Bibiliya itubwira iki? Turi kwiga ko umwuka wera amara ubwoba. Impamvu ya mbere ituma umuntu w'umunyamwuka ashira ubwoba ni uko umwuka wera dufite atanga amakuru. Imana ishimwe. Uyu mwuka wera twahawe ni ubutasi. Aya makuru rero Elisa yari afite niyo yatumaga Abasiriya bakora inama. Igihugu cyarwanyaga ubwami bwa Isiraheli, twakwita igihugu cy'abanzi, bagakora inama y'uburyo bazatera Isiraheli bakaharimbura, bagafata umwami wabo, bagafata abaturage bakabagirira nabi. Nigeze mbwira abantu bagira ubwoba bw'intambara, bakagira ubwoba bw'imibereho, Bibiliya irambwira ngo nubwo abanzi bacu badutera ngo bakatugotesha imiheto n'ibitwaro bya kirimbuzi, haleluya, ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be. Umuntu w'umunyamwuka rero iyo agenda ababona Imana imugose. Iyo ugendesha ibirenge uba ubona Imana ikugose. Iyo ugendesha amaguru uba ubona Imana ikugose. Wicaye mu modoka uba ubona Imana ikugose, mu rusengero, resitora n'ahandi. Kuko Uwiteka Imana yacu ari mwiza kuruta izuba, akaba ingabo idukingira. Bibiliya iravuga ngo ntazagira ikintu cyiza yima abantu bagenda bakiranuka. Iki kirere rero nicyo Elisa yabagamo. Ikirere cy'amakuru, ikirere cy'ubutegetsi, ikirere cy'ubutasi bw'umwuka wera, nicyo Elisa yabagamo, akagisengeramo, akakirwaniramo intambara, akagitegekeramo, akamenya amakuru, akabwira umwami ati databuja Abasiriya bari gupanga kugutera banyuze aha, tegura ingabo. Abasiriya bahagera bakabatekiza, bakabica, bakabamara, kuko Uwiteka Imana yabaga yarwaniriye ubwoko bwe bwa Isiraheli akabuha amakuru. Imana ishimwe. Baza kujya inama rero, bafata umugambi wo kuzajya gufata Elisa amatekwa, bakamufata mu ntoki. Umwami adiporoyinga ingabo zikomeye, ibifaro, intwaro, ingabo zatojwe neza ngo umusozi wose awuzuza abasirikare bavuye ibwami mu gihugu cy'Abasiriya. Nuko Elisa abibona ari mu mwuka, Uwiteka amugose, abona ingabo zo mu ijuru zimugose. Impamvu tudatinya uburwayi, impamvu tudatinya ubukene, inzara, ibigeragezo, intambara, nuko Uwiteka Imana afite ingabo zikomeye kurusha izo ziba ziduteye. Wowe uri kunyumva muri iki gitondo, iyo wumvise umugongo ukurya ni ibisigisigi, aba ari ikimenyetso kikwereka ko Imana yamaze kurangiza iyo ntambara. Haleluya. Iyo wumvise amaso akuriye, Imana iba yarwanya intambara yayirangije. Ibyo ni ibisigisigi. Imana ifite ubushobozi bwo kwica ingabo z'Abasiriya, kuko abaje bateye Elisa bari bameze nk'abanyerondo, niko navuga, mu gihe ingabo zo mu ijuru zikomeye kurusha n'abajepe zari zamaze kugota Elisa. Elisa ariryamira arasinzira. Nkunda ijambo ryo muri Bibiliya, haleluya, rivuga ngo nzaryama sinzire nisiguye kuko Uwiteka ari bumbeshaho. Iri jambo jya urigendana mu kazi. Iri jambo jya urigendana aho uhinga, aho wororera. Inkoko zawe uzorora uvuga utyo,
aho wiga kuri kaminuza, muri segonderi ijambo rigendane, mu busaza bwawe muri pansiyo aho usomera ibitabo byawe wicaye, ijambo rigendane, ryamusinzire wizigure kuko Uwiteka ari we ukubeshaho. Ntazaguhana, ntazagutanga mu maboko y'ababisha bawe, kiranuka. Elisa yakiranukiye Imana, yitaba umuhamagaro wo kuyikorera, agira umwuka w'amakuru kubera gusenga. Imana ishimwe. Hanyuma rero abona ingabo zimugose, abona ko Abasiriya bateye, ariryamira arasinzira. Gihazi rero ni wa muntu utaraca mu iforomo y'umwuka wera nk'uko twabyize ejo ngo ahindurwe na mwuka. Amaso yabona ibyo abantu batabona. Iyo ufite mwuka wera ubona ibyo abandi batabona, ukarota ibyo abandi batarota, ukerekwa ibyo abandi baterekwa. Ibyo bikagutera gushira ubwoba. Hari umuhanzi waririmbye ngo niyo naca mu bigeragezo ndabihangara nkabicamo kuko mfite fitensi y'umwuka ibinyuzamo, nkizera ko ndi kumwe n'Uwiteka. Imana ishimwe. Iyi fitensi y'umwuka wera nkwibutse ko ari nayo izatumbagiza abantu ku munsi w'imperuka, bumvisha impanda bakaguruka kurusha ibisiga bajya mu ijuru. Wowe unyumva unteze amatwi, ni ngombwa ko dushaka mwuka wera. Gihazi rero abyutse mu buriri, ari umuntu w'umubiri utarafata mwuka wera. Amaso ye ntabona, abona ibiri hano hafi gusa. Umuntu udafite mwuka wera aterwa ubwoba n'inzara ije, agaterwa ubwoba na esanse yapanze, agaterwa ubwoba n'ibintu bidashinga. Ukwiye guterwa ubwoba no kumenya ngo ese mwuka wera aracyari muri njye, Imana iracyanyishimira, Imana iracyankunda, iracyamvugaho. Naho kuvuga ngo imvura iraguye, iragwa nihita haraza izuba, kuvuga ngo idene, ibyo ni ibintu Imana ishinzwe kurwana nabyo. Amahoro y'igihugu Imana irayashinzwe ku bwawe. Ahubwo Imana igusaba gukiranuka, Imana igusaba kuyizera, Imana igusaba kuyiringira ukayikomezaho. Imana igusaba gushaka imbaraga z'umwuka wera, ugatunga amavuta y'umwuka wera, ukagira amakuru. Imana iguha umugisha. Ndumva uri kumvira ijambo. Hanyuma rero ngo atangira gutunetswa no gusakuza, turashize, turapfuye, ndambara iki, ndihisha he? Elisa aramubwira ati habaye iki ko Imana itagipfa, twizeye twiringiye, itagitsindwa? Ejo nakubwiye ko Yesu atajya atsindwa, yatsinze urugamba ararurangiza. Na mwuka wera twahawe rero ntatsindwa, kuko ni Imana mu bumana. Ubumana bwa mwuka wera afite imbaraga zo kugutambutsa mu muriro, ntaho atakunyuza. Mu bukene murajyana, mu nzara murajyana. Arasenga aravuga ati Mana, nk'uko wampaye umwuka wera witwa kamera, uriya mwuka wera agira kamera, aratureberera. Ndasenze ngo uyu musore muto Gihazi umukore ku maso, arebe ingabo zo mu ijuru zitugose. Akimara gusenga Elisa, Gihazi ahabwa umwuka wera w'amakuru, ahabwa ku mwuka wera w'ubutasi. Akanya gato ngo abona ingabo nyinshi zigose Elisa, araceceka. Mwene data wigomwa ibitotsi ukatwumvamo iki gitondo, mwene data twumvishe saa sita cyangwa ku mugoroba, ndagira ngo nkubwire ko amasengesho tugiye gusenga ari amasengesho yo kugufasha kugira ngo ushire ubwoba, kuko umwuka wera twahawe si uw'ubwoba. Ejo nakubwiye ukuntu Petero yashize amanga akabwiriza abantu 3,000 bikihana, agashinja abantu ibyaha byabo bakumva bagaca bugufi. Nakubwiye ukuntu yahindutse umwarimu mwiza, ataragiye kwiga pedagogy, theology na methodology na bimwe byinshi turata cyangwa murata, ahubwo kuko yumviye mwuka wera akamuyobora. Sindwanya kwiga ni byiza, ariko ukeneye kubanza kwakira mwuka wera akaguha gutwita no kuzinukwa ibyaha. Iyo umuntu atwite arahurwa, akazinukwa ibyaha, agakunda Imana, agakunda gusenga. Ndagusengeye muri iki gitondo ngo wakire mwuka wera w'impinduka, wakira imbaraga zibona ibyo abandi batabona, wakira imbaraga azumva ibyo abandi batumva. Ndifuza kugusengera kugira ngo wakire mwuka wo kugufasha kunesha ibyaha byari byarakunaniye kunesha, wakire mwuka wera wo kugutsindira ibigeragezo, mwuka wera wo kukwambika ikinyu binyuremwo, umwuka wera uzajya ukugira mu nama utarimo, akakurwanirira, akakurinda urupfu, akakurinda impanuka n'ibindi. Umwuka wera uzasinzirana n'usaza, impanda yazavuga akakubera vitensi. Nta ndege zizaba zihari zo kujyana abantu mu ijuru.
imodoka abantu barwanira ntizizakora, hazakora vitensi ya mwuka wera, impanda izavuga abantu bazamuke nk'uko umusumari uzamuka ugafata kuri kura magneti cyangwa se ema, niko abantu bizeye Imana bafite mwuka wera bazazamuka. Ibihangayikishije abantu rero ni byinshi muri iyi minsi. Abantu bahangayikishijwe no kuvuga ngo turambara iki, turarya iki, ejo tuzabaho gute, ese tuzigame, ejo bimeze bite. Hari n'abakunda kubibaza ngo ubu tumeze dute. Hari abantu bajya bagenda ugasanga barahunga, bikunda kuba mu bindi bihugu, ugasanga abantu barahunga ibihugu byabo barajya mu bindi bihugu. Abantu babuze kwizera imibereho. Ariko umukristo muzima wumva ikiganiro umutsima wa buri munsi, uwo duhora tuganira muri iyi gahunda, ku ndirimbo rero yaririmbaga urwo Farawo yabonye ubwo yakurikiraga abantu bariho umwuka w'Imana, Imana yabavuzeho bitwa Abisiraheli. Yararirimbiye ngo bamwe biringira abakomeye, abandi bakiringira ibigirwamana. Hari abantu bafite ibintu bagize ibigirwamana, umuntu akumva ko imodoka yikomeye kurusha guca bugufi ngo asenge, imishahara ye, ibyo acuruza, ibintu byinshi bitandukanye. Farawo nawe yari yiringiye amagare n'amafarashi, asuzugura abantu bari baroherejwe cyangwa se baragiye mu bunyage, hari mu mugambi w'Imana, Imana izabacyura, ashaka kubakurikira uko yiboneye. Wibona umuntu w'Imana ari mu bibazo, ushake kumwirukaho uko wiboneye, wivuga ngo abantu basenga Imana ngo nibo nzahare zibaho. Iyo Imana imaze kubigisha ibakuye mu ishuri no kubagerageza, wa mwuka w'Imana yatanze ituma bongera kugirirwa neza bagatabarwa. Ahangaha rero iyo ndirimbo iravuga ngo uwo kwiringirwa n'umwe gusa n'Uwiteka, mwereka ibibazo byawe arabisubiza. Ndagira ngo dusenge. Wumvise byinshi, wumvishe ukuntu Elisa yasenze Gehazi agahumuka, yamara guhumuka agashira ubwoba, akabona ingabo zo mu ijuru zirutiza ari kurebesha amaso. Muri iki gitondo shira ubwoba, turi kwiga insanganyamatsiko ivuga ngo umwuka wera amara abantu ubwoba, akamara abantu imibabaro. Nkunda ijambo rivuga ngo mwa misozi mwe nimunezerwe, kuko Uwiteka amaze abantu umubabaro, agashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Umwuka wera umuntu umufite arangwa no kugira ibyishimo naho abandi baba batabifite. Umwuka wera hari aho agira agakora nk'ikinya. Umwuka wera hari aho agira agatuma utabona ibibazo bihari. Umwuka wera tumureba ubukene urimo ntububone kuko ufite Imana ikize, ukamenya kuririmba ngo nk'uko Yobu yavuze, haleluya, ngo Imana izi ibyo nyuramo, nimara kungerageza izankuramo mve mu nkeye. Akira gukeshwa n'umwuka wera muri iki gitondo, akira gutabarwa n'umwuka wera muri iki gitondo, akira kwambikwa imbaraga na mwuka wera muri iki gitondo, akira gushayininga, akira kugira ubwenge, akira kugira igikundiro, akira gutambuka aho utagira gushobora kunyura, akira gutinyuka ibyagukangaga, akira kubona ko Imana ikugose. Ijuru rigose igihugu cyawe ntacyo uzaba, ijuru rigose umuryango wawe ntacyo uzaba. Hari imbaraga zidasanzwe zihindura ibintu, zije guhindura ubuzima bwawe bukaba bwiza. Wihora ubona ibintu byararangiye, wibona mwaribagiranye, wibona mwarapfuye, wibona nta cyerekezo. Ijambo ry'Imana rizura ryongeye kukuvugaho ngo ushire ubwoba. Gehazi ngo amaze kubona ko bagoswe n'ingabo zikomeye zo mu ijuru, akabona intwaro cyangwa imbunda ingabo zibagose zifite ari intwaro zikomeye kurusha iz'ababateye, waratuza aravuga ngo ubwo turi mu ngabo z'umwami Yesu cyangwa tugoswe nazo, nimuhumure turarinzwe. Narinzanywe no kukubwira uyu munsi ngo humura turarinzwe, ntituzakena, ntituzapfa, ntituzasonza, ntituzasabiriza, kuko dushyigikiwe n'umugabo w'umukire. Uwiteka arakize. Akira umwuka wera rero uvuga ngo Uwiteka arakize. Akira umwuka wera uvuga ngo ibintu birahindutse. Akira umwuka wera w'amavuta, akira umwuka wera wo gutsinda, akira umwuka wera wo kunesha aho wanesherezwaga, akira umwuka wera umara umwaku, akira umwuka wera usirimura, akira umwuka wera. Turi mu cyumweru cyo kwiga umwuka wera no kumwakira. Mwemerera ahindura ubuzima bwawe. Kura ibyiringiro ku nzoga unywa ngo urare ngo wibagiwe ngo ibibazo ufite ngo ubashe gusinzira ngo uzabyibuke ejo ubyutse. Wakire mwuka wera ahubwo ubikunyuzamo ntunabibone, ntubone ko binahari.
ntuheruka kwishima, wahekenye amenyo, watukuye amaso, ntuheruka guseka. Ndimo ndagusengeramo iki gitondo ngo wakire umwuka wera, ajya tumuseka, tumunezerwa. Mwuka wera avura stroke, avura ibisebe byo mu mutima, avura agahinda, kwiheba no kwiganyira. Umwuka wera arashoboye, ni kire, ni umuti, ni doze imara agahinda n'umubabaro, tanga ibyiringiro byo kubaho, ukabona nawe uzabaho, ugakora, ukiga, ukiteza imbere, ukiga kwambara neza, ugasirimuka. Inzoga zarakubase, uburaya, uri kwicuruza, uri kugira gute? Hindura imibereho, hindura imigendere, akira ijambo ry'Imana, umuntu udasanzwe. Elisa yari umuntu udasanzwe, ubwira abantu gukira bagakira, abwira igihugu kubaho, igihugu cye kikabaho. Igihugu cyahagaritse guterwa burundu, bw'izo ngabo yari azifashe akazimurikira umwami, basinya ko batazongera gutera igihugu kubera umuntu umwe ufite mwuka wera uhagije. Ni karibu, va mu bitotsi, kanguka dusenge, twambare imbaraga z'umwuka wera uhindura ibintu, ukiza abantu, agatabara. Akira umwuka wera, agire mu kazi ukora, akira umwuka wera, agire mu bana, mu mugore, mu nshuti zawe, agire muri fiyansaye yawe urimo, agutegurire ejo hazaza. Akira umwuka wera, agukiza indwara z'ibyorezo zagufashe, aguhanduremwo ubuzima buba ufite, akugira umuntu mushya, kuvomemwo ibiyoga n'ibindi byagukoronije. Akira umwuka wera, kuvomemo kutizera, waburiye Imana icyizere. Ndashaka kugusengera muri iki gitondo ngo umwuka wera guhindura umuntu mushya, ukizwe, uhinduke. Niba usanzwe ukijijwe, wambara imbaraga. Ntabwo uru rugendo rwo kujya mu ijuru ari urwo kugenda dutambitse ibirenge, ari urwo kugenda tujenjetse. Ni ugukomera mu kwizera, kwizera Yesu ugakizwa, warangiza ugakomera, ugasengesha itegeko, ugasoma ijambo ry'Imana. Ntuzaba umutegetsi mu by'umwuka udasoma ijambo ry'Imana. Imana iguhe mwuka wera mu iki gitondo udasanzwe, wo kumva ko ibintu byahinduka, wo kukugira indwanyi, ugakora, ukiga, ukiteza imbere, wo kukugira umunyamugisha, kumva ko igihugu kirinzwe n'Uwiteka, ugakora, ukaryama, ugasinzira, wo gutsinda ibikurwanya, ibitero bikugeraho mu buryo bw'umwuka n'umubiri. Mwuka wera akiza umwaka, umwuka wera w'umugisha nakugereho. Reka dusenge. Mana, turagushimiye mwene data mushiki wacu bumvise ijambo ryawe, hari umwanzuro bafashe wo guhinduka bakaba bashya mu buryo bw'umwuka. Bashyigikire, bahe inyota yo gusenga, bahe gukunda aho insengero ziba, bahe gukunda aho icyumba kiba, bahe gukunda gusenga no kuba imbere yawe, bahe gukunda gukora no kwiteza imbere. Tanga umwuka w'ubwenge, usobanura abantu, bamenye gukora, bamenye kwiga, bamenye kwitoza, gukora imyitozo itandukanye yo guteza imbere ubuzima bwabo, imiryango yabo, ingo zabo. Tanga ubuzima buhindutse kubw'iki cyigisho. Dusengeye abacyumva uyu munsi, abazacyumva ejo, kizabe icyigisho cy'impinduka no gufasha abantu. Mitima yabo ikire, bagize akababaro n'agahinda gakabije, mitima yabo ikire, bafite uburwayi butandukanye, kwiheba no kwiganyira, bahora bumva ntacyo bageraho, ntacyo bafite, ntacyo bariho, bibaza ejo hazaza, abatakibuka aho wabakuye. Tanga umwuka wera wo gushira ubwoba abantu, babona ingabo zitugose ni nyinshi, zifite umugambi wo kuturinda, ukatugirira neza, tuzarama. Abantu nibumve ko tuzabaho, abantu nibumve ko igihugu kiriho, itorero ririho, umurimo uriho, abantu bashira ubwoba kuko umurimo ni uwawe. Ndagushimiye kubikoreye kwibahesha none n'iteka ryose. Urakoze. Amen. Imana ibaha umugisha. Shalom. Heavenly Father, we come in faith. Almighty God, we call your name. You change the story, you break the chain, you lift the weak and you heal the pain. You love us first, you fight for us. When fear speaks loud, you keep us sure. Every secret plot, every hidden dart, you see it all and you guard our heart. So we lift our hands and we stand in trust. Your power is higher, your love is enough. What was written wrong, you can write it right.
Transform our lives in your holy name. Cancel the evil, put shame to shame. Heal every body, restore every soul. What we have lost, make it fully whole. Where something died, let it live again. Where doors were closed, let them open then. Every waiting prayer, every whispered plea, we place it in your hands.